Mbese garafure waretse iby'umuco tukabyihorera aho kugira ngo dutandukanye. Hanze akazuba kaba ari kenshi. Ako tuno dusukonje kutukuraho. Iby'umuco tubyihorere. Uriya wa mwana we mwana wa mama mwana wa data umuco umeze nk'Imana. Yaje ugatoza rimwe kaza kumenya kungufu. Urumva? Rimwe noneho bagiye muri komba nyine bari gukina. Yamukubise umugeri w'umutwe. Uremeye urandushe kuko ari we nari mfite ko akode nta n'agapantaro mfite ariko ibintu ukoze ntago ari sawa. Hari mudukira kazi kagiye kuzamwica neza kugira ngo mushakire umukozi. Mutara mwana wanjye. Ame papa. Bino mubwire mukobwa wanjye. Dash. Ariko se uri muduki ugiye muduki hano. Papa mba ndi mu kazi. Hari utuntu tuba twangoye. Wijyame hano uruhuke nta nakeya z'ababyeyi ubuherutse mwana wanjye. Nawe urabizi se? Reka ndabibona. Mbese ubwo nimba ntaha nijoro nkabyuka nongera nsubira mu kazi. Urumva hari keyo ubona mwana wanjye. Kandi nibyo koko ahubwo papa. Uzi ko irungu riba ryanyishe. Yewe hangana mwana wanjye. Nzi ko turi babiri twenyine hano mu rugo. Ndabizi. Se gikora mu kino kigufiro dore kiba washyuhiranye. Hanze akazuba kaba ari kenshi. Ako tuno dusukonje kutukuraho. Rero petit frère mwana wa mama na data. Igihe kirasohoye. Uzi icyo umuco wacu uvuga. Umuco wacu tubwira ko kandi udutegeka ko nimba abana bavukiye mu rugo rumwe baba abasore cyangwa abakobwa, umukuru agomba gufata inshingano z'ababyeyi. Urabizi ko papa na mama barigendeye ntabahari. Icyo bivuze ni iki rero? Umuco tubwira ko umwana mutoya cyangwa ukurikiye umutoya mu bahari cyangwa ukurikira mukuru we abo yamaze kubyimbuka amaze kumera ubwanwa afite imbaraga zo kuba yakibeshaho ava mu rugo akajya kubaka ubuzima ku giti cye. Kandi itariki ni ngiyi, iki nicyo gihe kugira ngo nawe uve mu rugo ugende. Mbese garafure waretse iby'umuco tukabyihorera aho kugira ngo dutandukanye. Aho kugira ngo uzatatire indahiro y'umuco cyangwa icyo umuco ukubwira, uzatatire igihango wagiranye n'inshuti yawe, kuko umuco uragukurikirana kuva ku bana bawe kugeza ku buvivure. Ese garafure uranyohereza kuko mu by'ukuri nawe reba ubuzima turimo sibyo, nanjye ukuntu mpagaze ungera ahantu wanyohereza. Iby'umuco tubyihorere. Uriya wa mwana we mwana wa mama mwana wa data umuco umeze nk'Imana. Iyo utatiriye umuco ubutatira igihango wagiranye n'Imana. Ibyo ni abantu babishizeho ntago ari Imana yabishizeho. Ubu reka tubyihorere ubundi by'umuco. Biya uzatatira igihango nagiranye nacyo kuba twaravukanye ariko umuco uwusigasire. Uko iyo ubuze umuco ububuze igihugu, kandi ubuze igihugu ububuze ubuzima. Wabura ubuzima ukabura pfuye. Rero kugira ngo tuzazimye umuco wacu tuzawusigasire, ugende wubaka ubuzima bwawe nanjye nubaka ubwanjye. Wenda tuzajya duhura mu buzima busanzwe ningira icyo mba mfite nkuhe cyangwa nawe, uko ntawe kuba dutandukanye ntabwo bikwiye ko turi abavandimwe. Ese garafure urabona utagiye kunshira mu buzima bubikurusha uko twari tubayeho ko ahubwo kuko ngiye kujya mu myitozo gira ufata ibintu byawe ugende. Ikintu cyose ubona cy'agaciro kuri wowe, yaba ari inzibutso zacu n'ababyeyi cyangwa n'ibindi bintu nk'abavandimwe, ubifate nta kibazo. Ibyo ubona uzakoresha ugende. Ase garafure uburandoshe kubera umuco koko waretse tukabyihorera. Ntabwo nkuroshye, umuco ngomba kuwusigasira kuko niyo mpamvu ababyeyi bavuze ati mwana wanjye nkwaye inshingano uzite kuri murumuna wawe kandi umuco uzawusigasire kugeza aho uraze abavandimwe cyangwa abana bawe. Nose ubu tubiretse hari ikintu byahinduraho basi.
uwo ni umuvumo twaba turi kugendana n'ikarane twaba turi gukuza mu muryango. Ni handi ushobora gusanga nanze gukurikiza uwo muco umuryango wose nkurimbuye. Ase umva nawe gira icyo ukora nka garafurere kuko nta hantu najya se ubu najya he kuko mu by'ukuri nka garafurere wawe nka papa wawe nka mama wawe nanzuye fata ibintu byawe ugende ubwonko bw'ibindi tuzatubivuga. Haguruka ufata ibintu ugende ntabwo nkwirukanye. ubwo nta kundi nyine niwo mwanzuro wafashe nabigenza nte bikore gutyo urebe ibintu byose ubifate tugende. nuko ari two twiza tuba tuna amahoro. mwana uzwi kugenda mbona umeze nk'abahungu neza shose ariko papa nawe ahubwo bivuze ko bitanibuka ari inkuru urumva y'umuhungu nyine wakunda gukina imikino iriya mikino nyine y'ubwirinzi. yego ndabyumva. urumva uwo mutipe yari afite akana nyine atoza. yego urumva ariko uwo mutipe yakundaga kungufu bya hatari. urumva noneho uwo mutipe rimwe aza kubona nyine ako kana aragatoza akimara agatoza ariko akajya abona nyine ako kana nta ngufu kazagira. urumva ariko yari ugatoza rimwe kaza kumenya kungufu. urumva rimwe noneho bagiye muri komba nyine bari gukina yamukubise umugeri w'umutwe. ako kana gakubita master wako nyine mwana we mbega shaho ako kana kariturumye kamukubita umugeri w'umutwe. master amaraso arava mu mazuru umukara amenya avamo. wow ako papa n'ubundi hari igihe umuntu aba abona uri umunyantege nkeya ariko imbaraga uzifite. se nawe bashobora kwirinda mwana wanjye. ahubwo papa bibaye byiza nta kuntu wazanshakira nk'ahantu najya kubyiga. ntabyo washobora. inzira papa nawe ntabwo ari wowe uzi kumbwira ngo ubona mfite karagiteri nk'iz'abahungu batazamvunira igikobwa. mwana wa rero dore nakererewe ku kazi. ese uri umugati oya warashize. yego ngaho nyaruka urumva genda uzana umugati. okay noneho njye mu kazi sibyo gendera amafaranga hariya ku meza cyangwa n'amafaranga yarashize. garafurere nyine nta kundi niwo mwanzuro wafashe reka ngende nyine urandushe nta kundi kuko ibintu nzabivamo koko banyohereje he. biba bingoye gufata umwanzuro kuko nari maze amezi angahe mbitekerezaho ariko kwirukana umuvandimwe nkasigara mu nzu yamfashaga guteka ibibazo byagira tukabiganiraho ariko none ubu ngubu se ngiye kuba nyakamwe ubu nawe agiye kugenda mu nzira zose yicwa n'inzara nta n'amafaranga nari mfite ngo mugire kubera cyamunara yabayeho se azaba hati ariko nyine ni umuco nta kibazo nuko bimeze niko bigomba kugenda kugira ngo ntatire umuco ntatatira ibindi. ubwo rero nuko nagende nanjye reka rero ukuntu njya mu myitozo. garafurere ibintu nkorera ese ubu uranyoherezaho kuko mu by'ukuri se ubu ndajya gushaka akazi. garafurere ibintu nkorera ntabwo ari sawa nawe ndebera mu by'ukuri uwo mwanzuro ufashe ukamfatira umwanzuro umeze gutya kubera ngo ibintu by'umuco koko uremeye urandushe kuko ariwe nari mfite koko nta n'agapantaro mfite ariko ibintu ukoze ntabwo ari sawa. ushake nawe ubitekerezeho ndajya gushaka akazi kanze nijyane nyine nta kundi ubwarandushe nta nubwo nsiganyenze kugira ngo anabyemere bashaka nayo bamwebe ngo ibintu by'umuco bidutanye nta kundi nyine aba yasize anafunze imyumvire agira nk'iy'abandi bose n'imyantenge keretse umwayandi uri kumbeshya. oya ntabwo uri kukubeshya. reka mba nanakubuze ngo mubwire utubazo tumwe na tumwe mba mfite. nta kibazo reka nyagura kiragenza n'umugati ubanguke.
yego kazi batangiruka ngende mfite ingofero da kazi batangirukana dore akazi niko gadutunze banyirukanye urabizi ko nawe kwiga byahita bihagarara cyane papa ariko garuka hano ariko mwana wa utarutse kumbwira iby'amasomo bimeze bite bimeze neza subize ko ndi umuhanga igikombe cyane ndatizeye ngaho genda ubanguke yego nyaruka mwana wanjye kana karinda gakunda rwose amahoro ko nubwo yagiye ariko kamarirungu bituma ngira n'imbaraga zo gukora kuko mba mfite icyo nkorera umwanzi kwanga arakakuroga kutabyara ako nyine cyane igendere ko na akora mwegekereho nubwo ari garafure rubwo abikoze nta kundi hafi y'ibintu ukoze aha ntabwo bizaguhira mana koko ubu buzima nzabushobora koko garafure ibintu nkoreye koko aranyirukanye ngo nibyo mu miryango ngo ni imico mana nzarira nanyisha koko ubuzima nzabushobora ako nanjye ngiye gushaka ukuntu sinanasubirayo ngagira ikinama ariko ibintu garafure yakoze ntabwo yafashe umwanzuro utari mwiza kabisa ako nanjye ngiye gushaka ukuntu nyine nanjye nakirwana none nabigenza gute nta kundi byagenda uriya mukobwa buriya kariya kantu afite ntarimo icyo kurya koko yo kumufatira imyanzuro yesu umwami twateye umugati we